YouTube dore yahagezeho ubwo bari kuri YouTube channel barimo barayireba ndabona nakuwe natengenezwa vizuri ira ni inzu ya cadastre imetengenezwa vizuri kabisa urana atari nziza se niba atari nka noneho irahenda uko igaragara nyine kuriya ni nako nuko yubatse nyirizina ariko bimeze ariko muri nzuri niko biba bimeze kuko amatafari ahiye yose haraho ushobora kugenda ugasanga bibakishije igiti kandi isa kuriya ariko muri nzuri ntibibayo oya kugira ngo duce impaka uje kuyisura ukayikunda okay uri tayari kugura fata foreze kugira umenye ibikoresho biyubatse tobora igikuta cyari cyo cyose ushaka birashoboka igikuta cyose ushaka nuko mukonfirme ibi kugira ngo umenye ko ari tafari hiye fata foreze tobora igikuta cyari cyo cyose wifuza ahariho hose wihitiyemo mbere yuko wishyura niba uri tayari kugura mbere yuko wishyura urumva mwumvikanye byose byarangiye ushigaje kwishyura wowe none ugiye kuverifiya cyangwa uzamuke muri plafo za n'umutekinisiye niba wowe ushaje nta mbaraga ufite zo kwinjira ujye muri plafo arunguruke arebe ibiriyo urabona aho finishing irangirira abahabona uhabona amatafari ibintu byubatse iyi nzu rero ni itafari rihiye yose ifite ibyumba bingahe ifite ibyumba 4 byo kuryamamo binini kabisa bijyamo 2 metre buri cyumba kijyamo gishaka kujyamo igitanda cya 2 metre sur 2 metre metre ebyiri kuri ebyiri yego kikajyamo na garde-robe hanyuma naho kwisanzura ubwogero ni ibyumba 4 ubwogero cyase douche na toilette ni 3 yego ubwo hari kimwe bahuriramo hari douche na toilette imwe yo ku cyumba cy'abashyitsi bahuriramo nabo muri salon hakaba iyindi huriraho ibyumba 2 by'abana n'indi yo mu cyumba principal icyumba cyo kwa boss ariko icyumba cyo kwa boss kikagira n'urwambariro dressing room cyane twigize kuvuga nta mpamvu zo kubyuka ngo umuntu wasigaye yiryamira ajye yumva wisiga amavuta yumva uri hafi aho ngaho muteye cyugazi umusiga imyenda ukorora muri garde-robe imyenda yumva atashye ahisha za rouge à lèvres agahita ajugunya mu bitameshe lipstick nibazimenye wakabyara ukaba uri kubitunganyiriza hirya na wandi ukiryamiye nawe yaguwe neza ifite parking nini ijya mu imodoka zingahe yajya mu imodoka nkenye ndetse na jaride yayo ni nini ifite cuisine hanze cuisine irayifite yo hanze nayibonye cuisine yo hanze nayibonye n'inzu y'umukozi ikagira na douche na toilette byo hanze ikagira n'ikigega cy'amazi tank irahari kabisa ibintu byose birahari iyi nzu rero iri hafi ya kaburimbo cyane ni nko muri metero nk'ijana uvuye kuri kaburimbo aho ni hafi cyane ni minota ingahe ahubwo wenda umuntu yakwibaza ngo irahagana iri Kicukiro murabizi ko ari akarere karere ka Kicukiro kamwe mu mujyi wa Kigali umurenge wa Kanombe hazwi nka Kabeza ko Kabeza no hirya hariya rwose hafi y'inkoko ikaba ishaka rero ibyumba 4 bathroom 3 saro à manger douche 3 ubwogero urwambariro ni aho boss yambarira ya parking niyo iri harahino bira mukingo parking burahara ni imbere ya saro gusa rege iyi nzu ikibanza cyayo ifite ikibanza gifite metero kare 500 ni kinini mu gihe ibindi biba bifite 300 yego niyo mpamvu rero ifite parking nini na jaride hara ni imbere y'umuryango gusa hara nta n'imodoka yaparika aho abana bashaka gukirira n'iki imodoka dore ni hano ku ruhande hino yasikariye ariho imodoka ziri abana bagakinira hara hejuru urabona ntacyo kwangiza kabisa iyi nzu rero irahendutse babwira agaciro rero iyi nzu irahendutse ubundi ugereranyije n'izo tumaze iminsi tuvuga za miliyoni 90 uhita ubona yuko iyi ngiyi nayo itakagiye kure yazo ariko siko biri hafi aho ariko noneho yo irashaka miliyoni 54 oya miliyoni 54 gusa ariko kandi ziganirwaho none se amafaranga ko ari ayawe wabura ijambo wabura kuganira ku mutungo wawe twavuganye na nyirayo kuyishyira kuri 53 nta mafaranga dufite yo kuyishyura ariko wowe wabura ijambo hejuru y'inote zawe gute wowe wazuyazanye tukavuga ngo ayo niyo yanyuma
ntabwo bishoboka n'ibyungura n'ibyungura rero urabona iriya korotire buriya yubakishije amatafari ya Kabgayi kabisa ari amatafari baba barayategeye bakayuriza imodoka kava i Kabgayi uzi uturere anyuramo nta muntu uraturitse idirura miliyoni 50 bwira ba bantu b'imeza n'aba bantu bose maze iminsi numva muvuga baze tubahe deal hakiri kare batarayasanga ku makonti rwose iyi nzu yanditse ku ruhande bata ugende uryameye uyandike kuri Dickson nta kibazo hanyuma se iyi nzu urumva zishobora kuganirwaho rwose hanyuma ibintu bikagenda neza miliyoni 53 wayikenera rero wayikenera ni za nimero zisanzwe za Nzuri ni 078 kabiri zeru rimwe kabiri gatatu nimero za mbere zoroshye cyane kabisa umuntu umuntu ufite intego yo kugira icumbizo nimero yakaba yazizi mu mutwe kuko akeneye kandi no kureba inzu kuko baravuga ngo iyo tuvuze buri abantu benshi ntabwo baba bari kubona ibyo tuvuga yajya kuri YouTube channel yitwa Nzuri Market akayireba iyi nzu yahita yireba iherereye Kanombe nziza cyane na nimero telefone yahamagara iriho hanyuma se hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe mfite iyo nsanzwe mbamo ariko diro wa mugani wa Dickson nayiturikije ariko nkeneye nkuko watubwiraga ngo inzu zo kubamo nkeneye kubivuga ngo ndazishora byibuze zibe zigaruza inzu zibe zinzanira amafaranga yinjiza ngahe ku kwezi umuntu aramusha ayikodesheje iyi yakodeshwa amafaranga 400 400 buri kwezi rwose ni ukuvuga ngo nta gisibya miliyoni 4,800 ku mwaka niyo ibiri kwinjiza cyane urumva mu myaka 10 umuntu yaba yagaruje ariko se amafaranga yose abantu tumaze kunywera ndimo kubara amacyuho kandi ushaka kujya muri banki nkora amakamyo ushaka kujya muri banki ukayigura iyi nzu ikajya yiyishyura Dickson arimo kubara amakamyo utashyire yamaye kontora barabara amakamyo utashyire yamaye kontora koko niko nkajya kuri Nzuri bakanshakira kujya muri banki iyi nzu ikajya yiyishyura noneho wanayituramo ayo wakodesha ukajya yishyura banki uze ko twabonye ko n'abafite imiturirwa bya bindi binini cyane by'amamiliyari n'ubundi ari banki wowe urabuzwa ikintu kujya muri banki sindi umuntu nk'abandi kandi za miliyari n'ubundi nazo ziva muri banki nkazajya mbishura ijana cyangwa senkani tumvikanye ariko nibera iwanje sesa ibyo byose kandi gira icumi inshuti murekera kugira ubwoba uvuga ngo akazi ntacyo kazamarira ngo udufaranga duke membwa 200 ku 200 yawe gana Nzuri ugira icyumbi mu mahoro utuje ayo mafaranga 100 utanga aho kodesha ujye uyatanga ku nzu yawe waguze nka miliyoni 10 kandi zirahari twazibonye n'izaziri miliyoni 10 haraho twabonye nenye 3 ushobora kuyibona bitewe na quartier urimo mu myaka iyi niyo uzomaze kuyishura wenda watangaga 150 ujye uyongera ku nzu yawe 50 yongere ku yawe uzi neza ko tarimo gukodesha urimo kubi wawe cyane uko haba hasa kose ari iwawe rwose ni mugane Giricumbi mu mahoro ariko kandi bashobora no kuza tukabubakira abantu bafite ibibanza ushobora no kuvuga uti ngewe ndashaka inzu nshyashya mfite miliyoni 5 tukakurangira ikibanza none twavuga okay none ubona amafaranga mu buhe buryo buri kwezi nshaka kubona miliyoni byagenda neza mu mezi 3 akagiye nkora deal nkabona nka miliyoni 3 cyangwa mfite akakontura kamaro kamagana 3 gutyo okay reka none tukubakira inzu iri kuri uru rwego izaguhagarara miliyoni 20 n'ikibanza kirimo kandi zaba ari inzu iri moderne tukayikubakira birashobora kwishura tukumvikana nta kibazo umuntu uhembwa 300 ku kwezi umuntu uhembwa 300 ku kwezi yishyurira 5 buri kwezi mukamubakira inzu ni 5 buri kwezi akubakirwa inzu cyangwa akayigura akajya yishyura 150 ku kwezi 150 ku kwezi kugira ngo 5 nabone uko abaho abone uko yishyura minerivare ese ibyo abantu barabizi bundi koko ntabwo babizi ariko abantu bashaka no kudusura ku Muhima si ku Muhima hari kuri Yamaha rwose ugeze muri Feruje neza
inzu ya etaje y'amatafari ahiye uhindukije amaso ukareba inzira ijya umuhanda ujya Nyabugogo, inzu ya etaje ibanze y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, muri etaje ya nyuma direct uhita uhagera kabisa. abo bashaka iki noneho? hari abantu barimo kumamagara ariko telefone yancyanze. Kandi bashaka icumbi mu mahoro. Allo Fine FM. Allo nta mukopi. Ongera dore ahamagare nimero yo muri Nzuri ni hamagara muri Nzuri ni 0723 0723 0782 12 hanyuma kangahe Nzuri 03 078 kabiri inshuro eshatu kabiri rimwe kabiri gatatu. Ni nimero yoroshye yifate mu mutwe. Ikibazo cyari cyo cyose wibaza ku mitungo itimukanwa ushaka kugurisha akazi kariko kose ukora inshuti wa Giricumbi, ushaka no kujya kuri YouTube channel kare Imari zose ziri ukajya no muri comment barandika tukabasubiza mukabafasha cyangwa ukajya kuri Instagram, Facebook page na Twitter. Niba aribwo kibona aka kontra kawe ndakubwiza ukuri jya kuri Nzuri market cyangwa bagane ukoresha ako kontra kawe ku mwaka umwe cyangwa imyaka 3 ukabyaza umusaruro zibuze ugura ikibanza ugira akantu wibikaho kabisa. Okay, hari ubundi butumwa Nzuri? Bundi butumwa nta bundi ni bwa bundi ni Giricumbi mu mahoro. Ariko kandi noneho birakwiye yuko twagira gute, birakwiye yuko twakwizigamira kugira ngo tubashe kugira iryo cumbi. Ibyo bintu zabitwigisha kubera yuko abantu twarakubiswa abantu tumeze nabi. Ariko kandi si ibyo gusa, twababwiye yuko nawe aho uri hose waguze icumbi cyangwa ukeneye kwimuka n'ubundi uraza muri Nzuri tukakwimura mu mutekano usesuye, nta kintu cyawe cyangiritse, nta kintu ubuse na kimwe. Mwaramutse neza. Ako kantu ko kuba bakubakira abantu inzu bakajya babakata ku kwezi bagasobanure neza. Urakoze cyane. Ngayumvise ari sawa, ongera umusobanuremo kubakira umuntu akadesha. Arakoze cyane umuvandimwe. Ubushize kubakurikirana ikiganiro Giricumbi umunsi ku wundi twababwiye yuko dufitanye imikoranire na banke, twababwiyemo BRD, banke y'u Rwanda itsura amajyambere, tubabwiramo NCBA. Izo banke zombi rero niba ufite revenue, ufite amafaranga winjiza, twebwe tubasha kugukorera projet tukanaguhuza n'iyo banke, hanyuma noneho banke ikaguha amafaranga tukakubakira, wowe ukajya wishyura gahoro gahoro ya banke. Ayo mafaranga nyine bitewe n'amasezerano buhoro make. Banke rero ntabwo ifata arenga mwatsiye ya revenue yawe yayibasha kwinjiza. Allo Fine FM. Mwaramutse neza. None muri yo gahunda ya Giricumbi no kuvuga ngo birareba abakozi bahemberwa kuri banke cyangwa bafite ibigo bakorerana. Ari umuntu ufite business iri ku ruhande, ngewe ntwara abagenzi kuri moto, ngewe mfite kuba nanjye nabibona muri ubwo buryo nanjye nkagerayo. Urakoze cyane, reka bagusobanurire. Ni umumotari. Ukorana na banki byanga bikunda. Ikintu cya mbere no kubukorana na banki kugira ngo ubashe kujustifya cyangwa se gusobanura amafaranga winjiza. Ubu ufite historique, amafaranga yari yose uzajya ukorera ku munsi, ufunguze konte muri NCBA cyane mu yindi banki ushaka, nta kibazo. Hanyuma nuramukuje uzagaragaza historique yavuga uti dore ngene ninjiza amafaranga ya nayo n'umwuga nkora n'uyu nguyu. N'umwuga nkora n'uyu. Historique niyo ijustifia amafaranga winjiza, noneho tukayahera tuvuga tuti ayo wabasha kwishyura naya